hanyuma itangazo rya kabiri riramenyesha, ijuru riramenyesha bifuza kuzarijyamo ko ubugingo bwari kuzabagezayo bumerewe nabi cyane. Bugingo ararembye, abandi bamufite yarapfuye, apfira mu migongo yabo ntibabimenya, kuko hateye icyorezo gikomeye kandi cyica vuba, uwo kitishe kikamuzahaza, kandi icyo cyorezo abantu benshi ntibacyitayeho ngo bakibere maso. Icyo cyorezo giherereye mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 3 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 7. Buri wese witwa kaba mu bintu by'Imana no mu nzu y'Imana yipime kuri uyu munzani, yipimeho neza arebe. Wambaza uti iri tangazo rije ritewe n'ibiki? Ikiriteye nuko haje ubuhenebere buteye ubwoba, kandi abantu bagakomeza gukora nk'uko bakoraga, kandi ubuhenebere bwaraje. Icya kabiri, hakaza ibihe birushya. Ubwo ndi gusobanura icyo cyorezo ahantu cyakomotse mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 3 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 7. Ni nkaho ndimo mpasoma kuko aya magambo niyo ahanditse. Ubuhenebere bukomeye. Ntumbwire ngo bwangezeho cyangwa niburakugeraho, nawe urebe uko mu mutima wawe bimeze. Bugingo ari gutabaza ngo ikintu cya mbere kimuniga agahera umwuka, ngo icyambere kimuniga agahera umwuka nuko abantu bazaba bikunda, bazahura n'icyo gihe umuntu akikunda ubwe. Icya kabiri, ngo bagakunda impiya ku rwego ruri hejuru, ku buryo azakunda impiya, ibyo bintu ngo byajye bigera kuri uwo muntu, hanyuma bugingo wakajya ashira, kubera ko umutima uzajya ubwira uwo muntu ngo umva, shaka impiya nturuhuke ntutuze, uzishake ku manywa na nijoro. Icya gatatu, ngo abantu bazirarira ku rwego bazabeshyera n'Imana. Abantu birarire ku rwego azajya avuga n'ibintu atatumwe, ku rwego azajya avuga n'ubuhanuzi abizi neza ko atari Imana ibutumye. Bugingo ari gutabaza. Yemwe abantu mushaka kuzajya mu ijuru we, bera amaso ubugingo, kuko abenshi nabonye bahetse ingobyi umwana yaraheze kera. Hanyuma icya kane, ngo bazaba bibona. Umuntu wese azaba afite ubwibone, n'umukecuru yumva yakwambara ubusa ku mugaragaro kandi agume mu nzu y'Imana, n'umusaza yumve yakwibona. Bazaba bibona ngo kandi ntabwo bazatinya gutukana. Icya gatanu, ngo bazatukana. Mwarabibonye se biriya bintu byica ubugingo? Uri kubona umuntu witwa umukozi w'Imana ajya ahantu kuri mikoro agatukana na mugenzi we ibitutsi, yarangiza akongera akavanga arahanura ngo arerekwa. Bugingo ari gutaka, ari gutabaza, ari guhuruza muri iri tangazo. Muntu wese uvuga ko uzajya mu ijuru, bugingo ari gutabaza ngo bazatukana, batukane. Abakozi b'Imana bo mu rwego rwo hejuru ntavuze, hari abo nubaha ntazigera mvugaho na gato, hari urwego ntazigera mvugaho na gato, bo mu nzego zo hejuru batukane, ariko bafite amatitire, amazina meza, ngo bazatukana. Ikindi, ngo ntago bazumvira ababyeyi babo ntibazigera babumvira na gato. Aka kantu se nkavugeho, uzi ikintu nabonye kuri abo by'ababyeyi babo? Nagiye kubona mbona abantu bikoreye amatafari mu itorero, abantu bashije ibibanza bitanga ibibanza, mbona abantu bagiye bavunikiye umurimo w'Imana barara badasinziriye, bamwe bagakata urwando bagakuramo amapantaro yabo bagakata urwondo. Mbona abo bantu barafashwe barajugunywe, abandi bazirikwa imigozi mu ijosi, barababwira ngo ntimuzongere kuvuga. Kandi mbona habayeho itegeko rivuga ngo ntimuzanabasure, numubona mu nzira ntuzanamusuhuze, ntimukabegere, ntimukavugane nabo. Ayiwe data wa twese, batumvira ababyeyi babo, baranabaciye none. Aho sinahinjira cyane,
ndashaka kuvuga ngo niba wicaye mu kibanza utashije, ukaba wicaye mu nzu utazi uko yubatswe, ikaba ifite inkuta, ikaba igishushanyo uwize iyo nyubako n'igishushanyo cyayo mbonera, ukaba utari uhari, ariko uwakize ukaba udashobora no kujya kumusura, ubugingo busengere buri mu marembera. Urashaka kwicara mu nyubako utazi uwayubatse, utaranayishyuye, n'uwayisengeye, uwahawe plani y'uko bazubaka ibyo bintu, abifite mu mpapuro, yarabikuye mu bishanga no mu bihuru no mu ishyamba, Imana ikamubwira ngo uzabyubaka gutya, uzagira gutya, akaba yaragiye kwicara agasanga intebe wayiteruye, agakubita umugongo hasi n'agatuza, hanyuma ngo ubwo wabona umugisha. Ubugingo buri guhuruza, ntago mvuze byinshi, batumvira ababyeyi babo, batumvira abababatije, batumvira abababwirije igice, babandi bababyeyi bababyaye mu mwuka batakibumvira. Bugingo ari gutaka. Aho simpatinze cyane, reka nikomereze. Hanyuma ngo ari ndashima, nagiye kubona mbona amatorero amwe mu bintu bitumye Bugingo ataka ngo bahora bari, ntabwo bajye bavuga ati turashimye noneho uyu munsi byagwiriye. Mbona abantu babaye indashima ku rwego umuntu yuzuza inzu nta kigenda, umuntu akabyara umwana wa mbere nta kigenda, umuntu agakora ubukwe nta kigenda, umuntu akava iwabo mu cyaro, umuntu akava mu cyaro hirya iyo kure, Imana ikamwuriza indege ikamujyana muri Amerika, ikamugeza muri Canada, ikamugeza mu bihugu bitandukanye, nta mbaraga ziwe, nta mashuri, yamara kuhagera n'ubundi akaba indashima. Ukagenda Imana yaravuze, wagerayo ukumva nta cyifuzo ugifite. Bari indashima, ngo abantu bazaba indashima ku rwego Imana izagire bikavuga ngo ariko uyu muntu n'umwuka namuhaye ntatekereza ko hari umuntu uri guhumekera muri oxygene, bari gutiza umwuka, ntabitekereza ngo yumve ko yashima. Ngo abantu bazaba indashima ku rwego azajya areba akabona ntacyo yabonye, ntacyo yakorewe. Ubaho ugeze koko, urabona ubugingo bwawe butari gutaka, nta kimana yagukoreye, ugihe ugezemo. ariko hari igihe tujya gushima nk'Imana, umuntu yava gushima agahura n'ibibazo biruta ibyo yari afite mbere yo gushima, akavuga ati se arashima ngo Imana iramuhaye amamodoka, ngo yamuhaye ibintu n'icyo, ugasanga ahuye n'ibitero byinshi ahubwo kurusha uko yari ameze mbere. Ibyo byo gushima wenda mu rusengero, kandi reka nkubwire, nukora ikintu Satani ntakirwanye, uzamenye ko ntacyo kimutwaye. Niba ukoze ikintu cyiza, Satani kenshi aza kukirwanya. Koko hari abantu bavuga ngo bashima Imana, ngo bagahita bahura n'ibigeragezo, ngo ubu bifatiye umwanzuro ngo kutazajya bashima Imana, ngo bavuge ibyo yakoze. Ndashaka kukubwira ngo nukora ikintu Satani ntakirwanye, uzamenye kuri mu ruhande rwe wakoze ibintu bimunezeza. Agomba kuza kubirwanya, ariko Imana yakugiriye neza n'ubundi nayo izagushyigikira. Reka twebwe ntabwo duterwa inkunga n'ubuzima bw'inaha busanzwe, ikugejeje aho ngaho ikagutera inkunga ikakugezaho, niyo n'ubundi izaguma kugushyigikira. Kandi kuba indashima ntabwo ari ukujya gushima mu rusengero gusa, ahubwo bazaba indashima, baganyire mu maduka, baganyire mu mangazini akomeye, baganyire mu mazu y'ibitabashwa, bajye barara baririra mu mayetaje. Bazaba indashima ku rwego umuntu azajya aba indashima, akumva ibintu byose ntacyo bimariye, ahubwo akajya yirirwa afite umururumba w'ibindi atarageraho. Ngo bazaba indashima. Hanyuma ngo atarabera. Ubu dufite abantu bafite ibintu koko pe bashobora no gushima Imana, ariko watekereza ubuhamya bwabyo ukabibura, batarabera. Hari abantu tubana nabo cyangwa se muba muzi, ukaba uzi ko atera, ariko ukavuga ngo turamutungira icyo atumariye. Barahari mu baririmbyi dutungiye icyo batumariye, ukavuga ati afite ijwi ryiza, ntabwo yera, ni umunyabyaha, aho abanyabasambana nabo, abiba nabo, abagambana nabo, atari ririya jwi rye ntabwo twarihomba. Batarabera. Ati adacuranze piyano cyangwa sente ntawayishobora, turamutunguka ariko ntiyera, ntabwo yera. Ngo bazaba bakora ibyo bintu ariko atarabera. Noneho rero nihuse ngo badakunda n'abantu babo, ayiwe ntabwo iki nakivugaho. Nigeze mbona umuntu umwe arimo arira ngo bamusengere, yabyaye umwana wa mbere, ni akagero ntanze, ariko
yabyaye umwana wa mbere, hanyuma arangije asama uwa kabiri ngo undi akiri muto. Arangije abimenya inda igeze mu mezi nkangahe, bajya inama kuko bayitwise batarayiteganyije, barajyana n'umugabo we, kandi koko birumvikana ntibari bariteguye uwo mwana. Ariko se ubundi wowe ubu witeguye iki? Baragenda nyine umwana bamukuramo. Uwo mugore rero agize toroma kuko ngo umwana yavuyemo asa nkaho akiri muzima. Noneho ngo umugore akajya abwira umugabo ati reka umwana wacu tumutahane. Uwo mugabo akavuga ati twafashe icyemezo cy'uko uyu mwana muri gahunda atararimo. Badakunda n'abantu babo. Badakunda n'abantu babo. Ako ni akagero ntanze, ntabwo nje kukubwira uko uzabigenza. Ndamuzi n'undi ubu turi kumusengera yakoze ubukwe, arangije bajya inama ye n'umugabo we baravuga bati ntabwo turagera ku iterambere dukeneye, reka tubanze twifungishe tuzabyara tumaze guteganyiriza umwana. None ubu babonye ibintu bashakaga byaranze. Badakunda n'ababo. Ubundi se umuntu uramuteganyiriza ugira ngo wowe atari Imana ikurinze uriho? Ntabwo ibyo nabyinjiramo, ariko bazaba badakunda n'abantu babo. Aho ntahatinze rero, badakunda n'ababo. Abantu basigaye bibagirwa ko bafite n'abababyaye. Umuntu mwene wabo yaza kuko ari umukene, ari umuntu uciye bugufi, akavuga ati banza wihisha hari inyuma batagira abantu bakubona uri umukirisitu. Bakabanza bakagenda abantu be, cyangwa se yahura na mwene wabo ukennye na nyina w'umukene wo mu cyaro, cyangwa na mwene wabo akavuga ati uyu ni umuntu uduhingira amasambu ntacyo dupfana. Badakunda abantu babo. Ni umuntu uduhingira amasambu, ni umuntu twashyize ku mafamu, ni umuntu wiberayo kandi baronse ibere rimwe, cyangwa se ari umuntu bavindimwe, cyangwa ari nyina cyangwa ari se, akavuga ati ni umuntu tuziranye ntawe nzi. Badakunda babo. Kandi bino uwo muntu ukora ibyo ashobora kuza mu rusengero akitanga miliyoni bakamukomera amashyi, ariko adakunda babo, adakeneye ko babamenya kuko barwaye imyaka. Badakunda n'ababo. Noneho nihuse ngo bazaba bangana, bazaba batuzura. Mana we, mbega guhagararana n'umuntu muririmbana mwangana, mbega guhagararana n'umuntu mudiyakonana mujya gutanga igaburo ryera mwangana. Yo buginga ari gutaka. Bazaba ngo batuzura. Mbega kuyobora amateraniro undi akigisha mwangana, ngo bazaba batuzura. Buginga ari kurira. Iyaba mwari mugiye mu mwuka ngo murebe igihugu cyo mu ijuru ukuntu kibabaye, murebe ukuntu abamarayika bashinzwe kubarinda no kubakuyakuya, ukuntu bavunika, bagize inzara, bagize imbeho. Kubera iki? Buginga ari kurira. Ngo bazaba bangana, bafitanye urwangano, badashaka no kurukuraho, barangize bakorana umurimo, basengane, bajye babirangiza batyo. Bazaba bangana. Ngo icyo cyorezo nacyo kiri muri iki kintu. Ngo hanyuma ngo bazaba babesherana. Umuntu ajya aca ku ruhande agenda kubeshyera, akubeshyere n'ibintu utazi, akubeshyire. Ngo bazabesherana ku rwego umuntu azajya ahimba n'ikintu akagitereka aho ngaho, rimwe na rimwe akagishakira ibimenyetso. Ariko bazaba babesherana, bahimbirana ibinyoma, babesherana. Kandi ntugire ngo ibi bintu ntabwo bibwirwa abantu badashaka kujya mu ijuru. Ibi bintu birareba abantu bashaka kuzajya mu ijuru, kandi ntibireba idini runaka. Idini usengeramo ryose iki cyorezo cyarateye. Niba ubeshyira abantu ukabubeshyira abandi, reba uburyo ubihindura. Kuko iri tangazo riri gutangaza ko bugingo burimo burapfa. Abantu bahetse intumbi z'ubugingo bakajya babubyinana bavuga ngo bafite ubugingo. Kandi ikintu cyantangaje, umubiri urashishe, umubiri umeze neza. Iki kizakubwira umuntu uhetse intumbi ameze neza arashishe, bugingo arimo ararira. Bugingo yarapfuye, cyangwa se ararembye, arenda guhera umwuka, ariko ntabwo bizi. Ibi bintu ndi gutondeka nibyo ngo bimuziba umwuka kugeza apfuye iyo utabyitayeho. Ikindi ngo ntabwo bazaba birinda. Kwirinda kuzabacika, bareke kwirinda. Bavuga bati nta kintu bitumariye,
n'ubundi ibi bintu igihe twabibereyemo ni ibintu byagiye bitubuza iterambere, byatubujije kwisanzura, byaraduhambiriye, niba tubohore. Ibi bintu badushyizemo ni ibintu rwose byatubujije kumera nk'abandi. Urashaka kumera nk'abandi? Urashaka kumera nk'abandi? Ngo bazaba batirinda ku rwego uzajya umubwira inama umucyaha akubwira atari kumurangendaho. Imana ireba mu mutima, nk'ubwiza ukuri, ntabwo ireba mu mutima gusa, n'inyuma irahareba. Imana itugirire neza. Wowe uri urwandiko rusomwa n'abantu bose batuye isi. Uri urwandiko, niba uvuga ko uzajya mu ijuru, wowe uri umuntu uri inaha, uhagarariye Kristo inaha. Abantu bakwiye ko bakureba bakabona Imana, ugusanze akugana akabona Imana. Ngo bazaba batirinda ku rwego uzajya ubwira umuntu akavuga ati jyewe wingendaho, agakiza kari mu mutima, wingendaho. Hanyuma ikindi, ngo bagira urugomo, ngo kandi badakunda ibyiza. Ngo bazagira urugomo. Uru rugomo abantu bagiye bagirira mu nzu y'Imana nirwo rutumye Imana itihangana, nirwo rwatumye n'abataba muri twe batwinjirira bakamenya ibyacu. Abataba muri mwe babimenyeshejwe n'urugomo rwacu. Urugomo rwanjye nawe nirwo rwakururiye ibi bintu abantu b'Imana. Ngo bazaba bagira urugomo, kandi ndashaka kubabwira ahantu hari urugomo harasakuza, ntago byihishe. Ngo bazagira urugomo, ngo hanyuma ngo ntibakunde ibyiza. Umuntu ajya ahagurukana umushinga wo gukora ibyiza mu murimo w'Imana, undi ahaguruka awurwanya. Ngo bagire urugomo, umwe ahagurukana ibintu byateza imbere umwuka, undi ahaguruka bisenya. Ngo bazaba badakunda ibyiza. Imana itugirire neza. Hanyuma ngo kandi ngo bazagambana. Ngo bazagambana. Yewe nigeze njya kureba umuntu, ngiye kumureba, ibi byambaye hose njya kukubeshya. Undi muntu arambwira ati ugiye kubonana na runaka, uramenye uvuga amagambo wabaze, muganira kuri kodinga ashaka ijambo rigucika. Ngo bazagambana, bagambanirane. Hanyuma ngo kandi ngo bazaba ibyigenge. Imana itugirire neza. Ngo banika akazi. Murabisoma muri rwa rwandiko. Ibi ni ibintu ndi kubabwira bigiye kubicira ubugingo. Uheka ingobyi umwana yaraheze kera. Kuba ikigenge, ugashaka gukora ibyo ushaka. Itorero ubamo rikemeza ngo tugendera kuri aya mabwiriza, indangagaciro zacu nizi. Ukavuga uti nzahaguma kandi sinzanabyubahiriza, ningendaho. Abantu ntibakangendeho. Ngo bazaba ibyigenge. Hanyuma ikindi nanone, ngo bazikakaza ku rwego umuntu azajya aremera kubera wenda udufaranga afite, cyangwa Imana afite, cyangwa se titire afite. Ngo bikakaze yumve bamugira nk'Imana. Bikakaze, bagogore, bikakaze. Imana itugirire neza. Ngo bazikakaza buginga bapfane, basigarane kwikakaza. Hanyuma ngo bazaba bakunda ibibanezeza. Reka nkubwire iki kintu cyitwa ikibanezeza. Ntabwo ari ikindi cyigisho ngiye kwinjiramo, ariko Baramu na Baraki ngo bavumye ubwoko bw'Imana birabananira. Ngo barangije baravuga ngo kugira ngo tuzabashyikire, ni mubashore mu birori, mu bitaramo byiza. Ngo hanyuma ngo mubashyiriremo abakobwa bambaye ubusa, mubasindishe, bagende barye ku ntonorano, bakunda ibibanezeza. Babateza ibibanezeza we, babateza ibirori. Muzabaze ibirori, muzagende musoma muri Bibiliya, singiye kubivuga. Banezerwe basandare. Hari n'undi mugabo ngo wagiye bamutega inzoga baramusindisha, ngasambana n'abakobwa be. Muzajye muri Bibiliya, ibyo sinshaka kubivuga. Bakunda ibibanezeza. Ubu niho muri ngo murangare. Kandi reka nkubwire, nurangarira muri ibyo ngibyo ntuzabona umwanya w'amasengesho. Icyo singitindaho ni icya 18, icya 19. Ngo badakunda Imana. Badakunda Imana. Merutse kumva umuntu avuga ngo iyo Mana yatumariye iki? Reka nkwibutse, guhera kurwara ufite, kurwara ukageza ku musatsi. Ndashaka kukwibutsa ko ibyo bintu byose atari ibyawe. Nyirabyo akanze buto gusa byahagararira rimwe. Ngo badakunda Imana. Bazaba badakunda Imana. Ndaje mbabwira impamvu y'iri tangazo.
iri tangazo ngo abantu bazaba badakunda Imana. Ubu twihishe mu kintu cy'ikidini kimeze nk'aho dukunda Imana, ariko ndashaka kubabwira, naritegereje yarambwiye ngo utegereze urebemo neza, sanga buri wese hari ukunze titire, hari ukunze icyubahiro afitemo, hari ukunze igihembo, hari ukunze Imana ibintu afitemo, ngo badakunda Imana. Ubu ruzi impamvu Imana ireba abantu rimwe na rimwe ntikanabareka, nuko abantu benshi bareba ikabona siyo bakunze, ikabona n'izindi nyungu zabo bakunze bakurikiranye. Ngo badakunda Imana, ngo bafite ishusho yo kwera, ngo ariko ngo bahakana imbaraga zako, ngo abameze batyo ubatera umugongo. Abantu bafite ishusho yo kwera, nshuti yanjye, bafite ishusho yo kwera. Ngewe ibintu ntabwo mbimazemo igihe kinini, ariko mbimazemo igihe gitoya, ariko igihe gito mazemo narabibonye. Bafite ishusho yo kwera. Nigeze menya abantu bari bafite itsinda ry'ubuhanuzi. Abahanuzi ni mu ntera amabuye, kuko nanjye iyo nagiye mu mwuka rimwe na rimwe njya mpanura, murabizi rwose, ariko ntago ari byo nje kuvuga. Nigeze mbona itsinda rimwe ryari rifite abantu bajyaga bagenda mu ngo, bamara kugenda mu ngo bagakoresha nk'umuntu w'inshuti yawe, akaza agashyira nk'ikintu munsi y'intebe cyangwa akagishyira ahantu, yarangiza kohereza abandi ngo baje kugikuramo. Bakaza baje kugikuramo ari bo bakihashyize, bafite ishusho yo kwera. Akabaza ibintu byawe n'ubuzima bwawe ubayemo, cyangwa umuntu akohereza umuntu w'umunyamasengesho akaba yamubwiye ibyawe byose, akaza avuga ngo ni Imana yabimubwiye. Bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Bafite ishusho yo kwera, ariko nta Mana bagira. Bibiliya ivuga ngo abantu bameze gutyo mubatera umugongo. Barahari. Bafite ishusho yo kwera, ukabona abantu banabayobotse benshi, ukabona abantu babakurikiye. Ikizakubwira umuntu ufite ishusho yo kwera nuko nta muntu uzamuyoboka ngo ahinduke. Azagenda wenda yimura aho yasengeraga ajye n'ahandi, ariko aguma ari wa wundi. Bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Azagenda pe amadini azayahindura, ariko ntacyo azahindukaho, bugingo wazamupfiraho, kandi irirwa azenguruka inyuma y'abantu bafite ishusho yo kwera bahakana imbaraga zabo. Hanyuma ikindi ngiye kuvuga, bazaba basambana. Ubusambanyi bumve ntacyo batwaye. Basambana. Mperutse kuganira n'umuntu arimo ngisha inama, yagiye gukora ahantu ku muntu ntari buvuge, ahakora akazi. Agiye kuhakora umugabo waho, kandi umugabo ayobora ikintu gikomeye ntari buvuge mu nzu y'Imana, n'umugore we nafite ibintu akora. Umugabo araza abuza amahoro uwo mudamu, amubuza amahoro. Umudamu agera ubwo arambwira ati se ko nduzi ngiye kuhasebera, uyu mugabo kuba nkoresha ubu bimuha uburenganzira bwo kujya yumva ko twajya dusambana? Kandi uwo muntu ntiyigeze ava mu murimo. Ngo bazabasambana, ngo bazagira irari ry'uburyo bwinshi, ngo kandi bazahora biga ijambo ry'Imana. Ku cyumweru bazajya biga ijambo ry'Imana, no mu mibyizi baryige, ariko ntibazagira ubwo barimenya. Imana iturengere. Hanyuma rero ni itangazo nabahaga, bugingo arimo arahuruza. Mbibutse yuko twagiye tubaha ibintu byinshi, tukababwira ibintu byinshi byerekeranye n'ibyinaha, ngo impfu z'umubiri, ngo impfu z'ibiki. Warama imyaka 100 uzahura n'Imana, warama imyaka 1000 uzahura n'Imana, iyo uzarama yose. Hanyuma iri tangazo narihawe mbwirwa ngo mbwira umuntu wese wagaragaye nk'ibi bimenyetso, ijuru riri kumushakisha ngo rimuvure. Iri tangazo umuntu wese yipime kuri iki kintu. Umuntu wagaragayeho ibi bimenyetso, bene data, umuntu uri bwumva iki kintu acyoherereze bagenzi be. Ijuru riri kumushakisha ngo rimuvure. Kandi nyuma yaho ryarambwiye ngo nyuma yuko ritangarije abantu kubavura, abatazivuza neza rizakora umukwabu, kubera yuko Imana irambiwe abantu bavuga ngo barayikorera bayigambanira. Abantu bavuga ngo barayikorera bayigambanira. Imana igiye kubahagurukira ku rwego ruri hejuru. Koko aba bantu ngo nibo bishe ubugingo bw'abantu benshi, boreka imbaga za benshi, ku buryo no kubagarura bitakoro. Reka mbabwira aka kantu shoje ntakavuze waza akagiraho urujijo. Iyo Imana ivuze ngo uhetse ingobyi,
umwana yapfuye kera. Imana ni nziza, yibasha kuzura n'ubugingo bwapfuye, ifite uburyo ibushitura bukagaruka. Uretse ubutaha nzabaha ubuhamya mbabwira ukuntu ibigenza. Imana iyo wihannye ukagaruka irongera ikakurema bundi bushya. Uzasome muri Ezekiyeli, hari amagufa yumye yarangiye, yohereza umwuka wayo, ya magufa arongera araremwa, arongera amashyi. Nubwo ngutangarije ko ubugingo bushobora kuba bwarapfuye, hari ibindi byiringiro ko wihannye ukamera neza, Imana yakohereza umwuka wayo, ubu bugingo bukongera bukaba bushya. Hanyuma uburwaye nabwo nta kintu kirenze. Iri tangazo rishoje rikubwira ngo gana ivuriro ryitwa Gakiza, hanyuma rituye hafi yo kwezwa no kwatura ibyaha, hanyuma riri hagati mu maraso ya Yesu. Riri hagati mu maraso ya Yesu, niho ibyiringiro by'ubugingo biri, wongera uhabwa ubuzima buzima. Uyu muntu w'inyuma ndakubwira ko azarangira uko wabikora kose, hanyuma uw'imbere niwe bugingo, azahura n'Imana. Imana ibaha umugisha. Mwigisha, ibintu uvuze birakomeye kandi hari abantu benshi byatsinze, nanjye ndimo. Nisuzumye nsanga ari byinshi bimfata, mpamvu nagusaba kugira ngo abakurikiye kino kiganiro cy'uno munsi, abo tubashije duce bugufi dusengere dusabire Imana, kubera ko bino bintu birakomeye. Adusenga Imana. Gusa impamvu iri tangazo riba rije, riba rigira ngo Imana igira ikigukorera. Ntabwo iri sengesho ngiye gusenga, ntabwo ari ryo, ntabwo bicira aha gusa, ahubwo ngiye gusenga Imana ngo twese idufashe twipime turebe aho twanigiye ubugingo. Mana Data wa twese uri mu ijuru, tuzanye ubugingo bwacu, tumenye yuko nyuma y'imirimo yose dukorera inaha, nyuma yo kwamamara, nyuma yo kuba abasitari, nyuma yo kuba abakire, nyuma yo kuba abamama beza babyaye, nyuma yo kuba abapapa beza, nyuma yo kugira ibintu byinshi, nyuma y'ibi bintu byose, uyu mubiri dufite tuzawamburwa, hasigara undi muntu w'imbere ari uzavamo ubugingo buhoraho cyangwa hakavamo kurimbuka. Udutangarije yuko ubu bugingo buhoraho indwara zabwatatse kandi zandura, zerizo tumaze gusobanura, zimaze kuba nyinshi kandi benshi bwamaze gupfa, abandi nabo bumerewe nabi. Utubwiye yuko ikintu kikubabaje ari abantu biyisa bagukorera bakugambanira, ari bo batumye umanuka cyane kugusaka. Ibi bintu byatumye abantu bica umurimo wawe. Ndakwinginze rero, dushoboze gukora ibyo ushaka. Ntabwo uzabura kugirira abantu bawe neza nibakumvira bakagukurikira. Nanjye umaze kubivuga, umpera ubugingo kuba buzima. Bugingo dushyire ku rufatiro. Bugingo. Fasha abaririmbyi gukora bazi ko bazahembwa n'ijuru. Fasha abavuga butumwa gukora bazi ko hari igihe bazahura n'Imana. Fasha abayobozi bose mu nzego zose gukora bazi ko bazabonana n'Imana. Ibi bintu bivuze uvuze ko bizarangira. Nyemerera ubwo bizarangira byose bidukora, tuzahabwa ubugingo buhoraho kandi tuzabe muri babandi bazavuga ngo dushimye yuko tuhageze. Imana ishimwe. Ubwo tuzahura nanjye ndiyo, nzashima izina ryawe Yesu. Urakoze kuri bufasha abantu bawe kumva ibi bintu, kandi buri wese akagenzura kamwe ku kandi, akareba ibyamwicira umwana n'ibyamurembya. Umwana niwe bugingo buhoraho, akabikosora. Urakoze kumva gusenga ni mu izina rya Yesu. Amen.